don't want peace. I want problems always. Aha. Guyasama. So ko mbona uri kuranga urudayimoni rugiye gutoroka ikuzimu. Aho si ryarari ryawe sha. Nyuma wowe se uri guceceza uri nkoko yishaka isake mu gitondo cya saa 8. Isake itangiye kubika iri kukangura abantu ngo bajye kukaza. Hanyuma ari je nawe ubonye abakobwa gahindukira ninde wamuhirimbira. Ase mwamisega mwe muri mu biti mwaretse tugakomeza twara. Umusega na yakiriye cyane. Urabona watambuka ukabura kukire. Ahubwo mwe mutuze. Reka tubahamagare. Murabona ni babiri. Ndifunga batatu mwe muteretuma. Akusha buno ubwenge bwa barabukorofye urabona ari bangaye. Ngira udashobora kuba baramukorofye mu bwonko sha. Kubera ko ntabwo afite. Ni babiri nyine ariko ngiye ndifunga batatu urumva ni babiri kugihagarara n'imitima yabo ibiri urumva ni bari ngiye ndifungamo batatu mwe musigarana umwe abari wo mugabo shatse kuvuga ngo uratwara ari amafoto ari ku mupira wiwe hanyuma umukobwa ntago mukora ugenda twara bose aho tureka ngiye ndi aho reka nkwereke kuntu bigiye kugenda uriya hari ku ruhande gutya n'uwuye uyu hano n'uwanjye bivuze ngo wowe turashize ajya koza amasahani yihuse cyane mwebwe muzibe ahubwo reka ngenze mbahamagare murebe urumva mukomere bako zanga wana gatwe kameze nk'icyazo gikuzimu satana cyaza bihora n'amashaka zo guhitana abantu kwisi Allah Cheka wewe babwiye ni wowe babwiye reka tumubaze none wabwiye ndatwaje muko nindubwiye ngo yemwe bakobwa muragakora mu giti cyabo kagipima metero 5 mwari murijwe ngo kuziba mukagera hasi muvunitse umusatsi mwamukisiba murajya he hagarara mwe baguhenuye kwa muhimbiro wowe wumva ifite usura mukobwa ntuti twayangunya basuririmo akura mukobwa nago yoroshe reka nze ngenga hamagara kaza hano ngacinya inkonje mu mutwe hari igihe yagukura ayo menyo yawe ugasigara uri manyobwa tuza amanyobwa se yankura amenyo ngiye nambaraga nabafite mwadukobwa mwe muze hano ariko sita turaduhunya turakomeza tudutuke wihangana je ntabwo ibyo nabyihanganira ngiye guhangana nako ngo iki tugende tubereke turashize urabona atari satani mani uziko baje ako nkawe wamuhirimbire wamvuyo nakaga hunya nakafite ubugambo kari kuyugira nk'imiyugira nakomeza kadusakuri nuyu kuko ngiye simagaze hasi ako se muko nkubu ngaho muwici koko ikintu nguhaye no munwa ukaduka nkaraso muko nawe urakabi umunwa wanjye koko niraso ndagukabiriza se ngujye umva amazi narasoro nyine urasonga wajyana umusumara gutera mu mabati akubundi nkawe wakagabo ngo wakagabo we wagahungu ubusatsi bwawe bumeze kuno warangiza ukarebera kuri bibiri n'irete ubundi amagambo yawe niyo tumudakura reka ye aka gakobwa karakomeza kunyifatishwa ubundi se nakomeza kukuyenza baramugira uti rero ubwo buguru wajyana n'intuzi ziko jyana marayega gusa se ngo kakanagira urushishi n'urupfu ariko ako musore warabwo urumva ibintu barimo baragutuka ukandagira urushishi n'urupfu wabaye wohuhwa n'umuyaga sha nagufashe ntiwagenda ubusa aho magaze uramfasha ndabona ka tureko mu mufuka nta mabuye arimo amabuye yakumaze iki mu mfanje nta mabuye ashobora kugiramo kize none kangufate sha umuyaga utakujyana kambe ngufashe reka tugusubirize mu ijeke ryawe ku buryo utazi umuyaga utawutwara twashide kuri mu birere da mubisubirijemo iki subundi mwabikuyemo ubundi hari umuntu mukeneye hanga umuyaga wamujyana ukamuta wenda hakenewe oya da akarya rugo yacu turacyayikeneye di ubwire wagakobwa udakomeza kunzamura nkagutimbura winyenza utangwaho reka uzagwaho umuyaga uzaguta kandi nje utu dukobwa ngiye kudukubita ibintu by'ibihumi ubundi mwambesire mwe zudukobwa reka mbanze muri amabuye mu mufuka urumva mbanze muri amabuye mu mufuka tugiye kubahondagura ngiye n'abajama banje ngiye mwahereye mirata ku muntu ngo umuyaga ngo wanguruka ubuse kutanguruka nyose senyakuyemo ntabashenzi base basore ko munsize uzapfurundi reka nza tujyane Katonda wange Kasongo Mbali nanga Kasongo mbona wewe